Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Dore ibyo Nyagasani Uhoraho avuze: Ngiye gukingura imva zanyu nzabavanemo, mwebwe muryango wanjye, maze nzabagarure ku butaka bwa Isirayeli. Muzamenya ko ndi Uhoraho, mwebwe muryango wanjye, ubwo nzaba nakingura imva zanyu nkazibavanamo. Dore ibyo Nyagasani Uhoraho avuze: Nzabashyiramo umwuka wanjye mubeho, kandi mbatuze ku butaka bwanyu, bityo muzamenye ko ari jye Uhoraho wabivuze kandi nkabikora. Uwo ni Uhoraho ubivuze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani ahorana imbabazi, akagira n'ubuntu buhebuje. Ndagutakambira ngeze kure, Uhoraho umva ijwi ryanjye, utega amatwi ijwi ry'umugaragu wawe. Nyagasani ahorana imbabazi, akagira n'ubuntu buhebuje. Uhoraho uramutse witaye ku byaha byacu, Nyagasani ninde warokoka? Ariko rero usanganywe imbabazi, kugira ngo baguhoranire icyubahiro. Nyagasani ahorana imbabazi, akagira n'ubuntu buhebuje. Nizeye Uhoraho n'umutima wanjye wose, nizeye ijambo rye, umutima wanjye urarikiye Uhoraho, kurusha uko umurariza ategereza umuseke, rwose kurusha uko umurariza ategereza umuseke. Nyagasani ahorana imbabazi, akagira n'ubuntu buhebuje. Israheli nizeye Uhoraho, kuko ahorana imbabazi, akagira ubuntu butagira urugero. Ni uzakiza Israheli ibicumuro byayo byose. Nyagasani ahorana imbabazi, akagira n'ubuntu buhebuje.
Isomo ryo mu ibara mutatu Pawulo intumwa yandikiye Abanyaroma. Bavandimwe, abagengwa n'umubiri ntibashobora kunyura Imana. Mwebwe ariko ntimugengwa n'umubiri, ahubwo mugengwa na Roho, kuko Roho w'Imana atuye muri mwe. Umuntu udafite Roho wa Kristo, uwo ntaba ari uwe. Niba Kristo ari muri mwe, umubiri wanyu uwo ugomba gupfa ku mpamvu y'icyaha, ariko mubeshejweho na Roho ku mpamvu y'ubutungane. Niba kandi Roho y'uwazuye Kristo Yezu mu bapfuye abatuyemo, uwazuye Kristo Yezu mu bapfuye azabeshaho imibiri yanyu igenewe gupfa ku bwa Roho we utuye muri mwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe i Betaniya ku musozi, Mariya na mwene nyina Marita bari batuyeho, hari umurwayi witwa Lazaro. Mariya niwe wari wasize Nyagasani umubavu, umusatsi we akawuhanaguza ibirenge bye. Lazaro wari urwaye yari musaza we. Nuko bashiki be batuma kuri Yezu bati, mwigisha, uwo ukunda ararwaye. Yezu abyumvise aravuga ati, iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo ni iyo kugaragaza ikuzo ry'Imana, ndetse igahesha ikuzo umwana w'Imana. Yezu yakundaga cyane Marita na mwene nyina na Lazaro. Yumvise ko Lazaro arwaye, amara iminsi 2 aho yari ari. Hanyuma abwira abigishwa be ati, nimuze dusubire mu Yudeya. Abigishwa baramubwira bati, mwigisha, vuba aha Abayahudi bashakaga kugutera amabuye, none usubiyeyo? Yezu arabasubiza ati, mbese umunsi ntufite amasaha 12? Iyo umuntu agenda ku manywa ntatsitara, kuko aba abona urumuri rw'isi. Ariko umuntu ugenda nijoro aratsitara, kuko aba adafite urumuri. Amaze kubabwira ibyo, yungamo ati, inshuti yacu Lazaro arasinziriye, ngiye kumukangura. Abigishwa be baramubwira bati, mwigisha, niba asinziriye azakira. Yezu yashakaga kuvuga ko yapfuye, bo bumva ko yaheranywe n'ibitotsi. Yezu noneho araberurira ati, Lazaro yarapfuye. Mutumye nishimira ko ntahabaye kugira ngo mwemere, ariko nimuze tumusange. Nuko Tomasi witwaga Didimi abwira abandi bigishwa ati, reka tujyane natwe tuzapfane nawe. Yezu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi 4 mu mva.
kuva i Betaniya kugera Yeruzalemu hari nk'intera y'amasitadi 15. Hari haje abayahudi benshi kwa Marita na Mariya kubahoza urupfu rwa musaza wabo. Marita yumvise ko Yezu aje, ajya kumusanganira, Mariya we asigara imuhira. Marita abwira Yezu ati, mwigisha, iyo uba hano musaza wanjye ntaba yarapfuye, ariko n'ubu ngubu nzi ko icyo wasaba Imana cyose Imana yakiguha. Yezu ati, musaza wawe azazuka. Marita arasubiza ati, nzi ko azazuka igihe kizuka ku munsi w'imperuka. Yezu aramubwira ati, ninjye zuka n'ubugingo. Unyemera naho yaba yarapfuye azabaho. Byongeye umuntu wese uriho kandi akanyemera ntateze gupfa. Ibyo urabyemera? Marita ati, yego Nyagasani, nemera ko uri Kristu umwana w'Imana waje muri iyi si. Amaze kuvuga atyo, ajya guhamagara mwene nyina Mariya. Aramwongorera ati, umwigisha ari hano kandi araguhamagara. Mariya abyumvise aherako arabaduka aramusanga. Ubwo Yezu yari ataragera aho atuye, yari agihagaze aho Marita yari yamusanganiriye. Nuko abayahudi bari kumwe na Mariya mu nzu baje kumuhoza, babonye abadutse agenda, baramukurikira bibwira ko agiye kuririra kumva. Mariya ageze aho Yezu yari ari, ngo amukubite amaso aramupfukamira ati, Nyagasani, iyo uba hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Yezu amubonye arira, n'abayahudi bamuherekeje nabo barira, ashenguka umutima maze avugana ikiniga ati, mwamushinguye hehe? Baramubwira bati, Nyagasani, ngwino urebe. Nuko Yezu asuka amarira. Abayahudi baravuga bati, nimurebe ukuntu yamukundaga. Ariko bamwe muri bo baravuga bati, washoboye guhumura ya mpumyi, yarananiwe kubuza uyu gupfa. Yezu yongera gushenguka umutima maze ajya kumva. Iyo mva yari ubuvumo bari bakingishije ibuye. Yezu ati, nimukureho ibuye. Marita mushiki wapfuye aravuga ati, Nyagasani, ubu aranuka, uyu munsi ni uwa 4. Yezu aramubwira ati, sinakubwiye ko niwemera uri bubone ikuzo ry'Imana? Nuko ibuye barikuraho. Yezu yubura amaso ayerekeza hejuru avuga ati, dawe, ndagushimira kuko wanyumvise. Njye nari nsanzwe nzi ko unyumva, none mbivugiye aba bantu bankikije ngira ngo bemere ko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga atyo, arangurura ijwi rihanitse ati, Lazaro, sohoka. Uwari wapfuye arasohoka, aza ibiganza n'ibirenge bigihambiriye, no mu maso hagipfukishije ibitambaro. Yezu arababwira ati, nimumuhambure maze mumureke agende. Benshi mu bayahudi bari baje kwa Mariya bamaze kubona ibyo Yezu akoze, baramwemera. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. ba Kristo bavandimwe, nimba turiho ku bwa Nyagasani, kandi Nyagasani utubeshejeho, waturemye nta kimunanira,
kuko nta kinanira Imana, byose ku Mana birashoboka. Kuri amasomo atatifu tumaze kumva kuri cyumweru cya gatanu cy'igisibo, araduhamagarira kwemera Nyagasani akomeza kutubeshaho, akaturagira, akatuyobora, akatumurikira, maze akatugeza no mu bwami bw'ijuru. Mu isomo rya mbere, Uhoraho akomeza kutwereka ko ashatse kuvugura ubuzima bwacu, ubuzima yaduhaye, ubuzima yaturemanye. Hari kenshi twabwangirije igihe twaguye mu cyaha, ariko agira ati nzabaremamo roho nziza, nzongera kuvuga ubuzima bwanyu. Ashatse kugira ngo mu kuvuga ubuzima bwacu turebe aho twagendeye mu mwijima, aho twagendeye mu gahinda, aho twagendeye mu rupfu, maze yongere kuduha ibyishimo, yongere kuduha kubaho kubwe, kugira ngo turushe no ku bikorwa byacu ugomba kutubeshaho, kugira ngo natwe tube urumuri rw'isi, ubuzima bw'Imana bugaragare muri twebwe. Ntabwo dusaba tugende kwigaragaza mu bantu nk'abishoboreye byose, ntabwo tugomba kwigaragaza no kwereka abantu ko twebwe twariremye, ko twishoboreye byose, ahubwo ashatse ko twicisha bugufi, maze tukamwegura ubuzima bwacu, tukamwegura imirimo yacu, tukamwegura ibyo tunyuramo byose, kugira ngo koko Roho w'Imana akomeze gutura natwe. Ariko mu by'ukuri, nimba hariho Roho w'Imana ugomba gutura muri twe, nimba agomba kuvugura ubuzima bwacu, akaduha roho nshya, nuko tuzi neza ko habaho na roho mbi. Roho mbi akenshi ari ya yindi itwambura ingabire, roho mbi idutera agahinda, roho mbi twibagiza ibyiza by'Imana, roho mbi twibagiza gushimira Imana, roho mbi idutera amatiku, roho mbi idutera amakimbirane, roho mbi idutera urwangano, roho mbi ituganisha kwa sekibi, roho mbi ituganisha habi, roho mbi ituganisha mu rwobo. Ariko tucyafite amahirwe yo kugira ngo dutakambire Uhoraho yongere kutuzana ubwo buzima, kuko tugifite amahirwe. Bikira Mariya niwe wibutse ko twibagiwe Roho w'Imana ugomba kutuyobora, wibutse ko twibagiwe ibyiza by'ijuru, azi ikibi agira ati bana banjye, ibyo murimo ntabwo ari byiza, nimureke muyoborwe na Roho w'Imana, nimwisubireho mugarukire Imana, amayira akigendwa, kuko igihe atari icyanyu. Buri saha, buri munota, buri magingo, buri munsi twagombaga gusuzuma imitima yacu n'ubuzima bwacu n'imibereho yacu, ngo turebe niba tugifite ya shusho y'Imana yaturemanye, utubesheje niba tukibeshwaho n'Imana, cyangwa niba tubesheho n'iby'iyi si. Iyi si iratubesha. Hari abavuga ngo muri iyi si hari uduca twinshi. Muza agaca karaza wifitiye agakoko kababundikiriye amagi, cyangwa se utwana kakatujyana. Hari uduca rero, hari sekibi, kuba wariyakira ingabire ufite ubuzima, roho mbi na sekibi akaza ukamutega amatwi, akakwambura umurimo kubera kutamenya iby'Imana, akakwambura ibyishimo, agutera mu roho idashobora gusingiza Imana, ugasanga nawe wagize ngo urumby'iyi si. Icyakora iby'isi birahita. Ntabwo iby'umubiri cyangwa ibidutunga ibiba muri iyi si bigomba kutujyana umutima. Ntabwo bigomba kuba twaduca tutwambura ibyiza by'Imana yaturemanye. Hari uduca twinshi tugomba kwirinda, kugira ngo tudahora turangamiye cyangwa dusa imitima yacu ku by'isi bihita, ari umutungo, ari ubuzima. Ibyo byose tugomba guharanira iby'ijuru. Hari abakunda kutubwira ko iyi si dutuyemo, cyangwa ubuzima dufite, cyangwa ibyo dufite, ati tuba tumeze nk'umuntu utuye mu nzu itariye. Muzi umuntu utuye mu nzu itariye aba yitwara ute se? Aba ahazi ko ejo n'ejo bundi nyir'inzu ashobora kuza akamubwira ati ngarurira inzu yanjye ndayikeneye. Ni kuko tuba turi mu buzima butari ubwacu, kuko ubuzima ni Imana yabuduhaye.
niba utubeshaho, igihe cyose kiragera nyir'ubuzima akavuga ati ngarurira ubuzima bwanjye, ariko ubwo buzima agomba kubwigarurira bufite ubuziranenge, bwaratagatifujwe n'iyo Mana yacu, busa neza, bufite roho nziza. ubwo buzima n'iyo nzu tuba dutuyemo itari yacu. Hari imirimo tubamo, duturamo, Imana yadutije, tutazi n'igihe kingana iki, tutazi n'ubuhe bubasha buzamara igihe kingana gite, ariko nyir'imirimo azaza kubwira ati nk'imirimo yanjye. Ariko nimba umubiri Imana yaguhaye, imirimo Imana yaguhaye, ubuzima Imana yaguhaye, iyi si yagushizemo, utarayobowe n'iby'umubiri n'iby'iyi si, ukayoborana roho w'Imana, ubanira abavandimwe neza, ukora igikorwa cy'urukundo, usabana n'Imana, icyo gihe uzaba waratsinze sekibi, uzaratsinze umwijima, uzaba uharanira ubwami bw'ijuru twese dutegereje. Bavandimwe, ni kwaya masomo matagatifu atwigisha uyu munsi ati mumenye ko nduhoraho nije ubibwiye, mwebwe muryango wanje, ubwo nzaba nakinguye imva zanyu nkazabavanamo, mugomba kuba murangwa n'ibyo mwakoze muri iyi si. uwo munsi ni wa munsi w'izuka, n'igihe cyazahindura ya mibiri yacu, bwa buzima bwacu akabugira, akabwinjiza mu bwami bw'ijuru, ariko bite n'ibyo twakoze n'ibyo twagaragaje. Niturebe bavandimwe, nimba natwe uwo munsi azafungura imva, uwo munsi tuzazukira, uwo munsi ntuzagera nimba tutatwarangije by'isi, ugasanga isi yaratwambuye iby'ijuru. Niturebe, ntabwo ari umunsi n'ejo tubireba, ni aka kanya, kuko Nyagasani uko bitubwira azazira igihe tutaziye, azazira igihe tudakeka, amasaha adakeka, ashobora kuza kugira ngo akuvane mu mva, akuvane mu mwijima, akuvane mu gahinda, agasanga waragiye kure. Nagaruka azagusanga he? Azagusanga mu nteko y'abaneguranye, azagusanga uri kubeshya, azagusanga uri gusenga, azagusanga uri gusengera, azagusanga uri kubyina, azasanga uryamye. Azagusanga he? Azasanga witwaye ute? Azasanga uyobowe nande? Azasanga ufite ubuhe buzima? Ubuzima mu Mana cyangwa mu buzima butanogeye Imana? Nitwitegure mu kuza gusingiza Imana, gushimira Imana, niturebe uko tubayeho, turebe uruhu w'Imana twakiriye, turebe ibyo turimo, tuvuge nimba tugukorera Imana cyangwa nimba turi kwikorera, cyangwa tugukorera muri iyi si. Maze nimba wenda tutari gukorera Imana, tutarabona wowe w'Imana, tusabe Nyagasani adukize, atumurikire, atuzure, atuvane mu gahinda, atuvane mu mwijima. Kandi ni nuko kwemera ko Nyagasani kumwe natwe tuzagira ibyishimo by'ijuru, kuko twabyumvishe mu isomo rya gatatu ariyo Vanjiri ntagatifu. Abavandimwe babonye ko bakeneye ubufasha bw'Imana. Hari abantu badakenera ubufasha bw'Imana, ntabwo ubufasha bw'abavandimwe, bakumva ko bishoboye byose. Ntacyo twakwishobora tutari kumwe n'Imana. C'est Dieu lui-même qui peut nous aider, niwe wadushobora byose. Marita na Mariya baragiye basanga Yezu, ati ngwino urebe ibyabaye mu rugo rwacu. Ati iyo haba yabaye umuvandimwe wacu atitabye Imana. Ariko baba bafite ukwemera ko Yezu nagera mu rugo rwabo arabakiza ari byose, kuko ubuzima ni ubutanga. Turuta kubwa Nyagasani. Maze Yezu akimara kubyumva, bamutakambiye, aragenda arihuta aja mu rugo rwabo. Bavandimwe, iyo duhuye n'ibyago, iyo dukeneye imbaraga, iyo dukeneye ubutabazi, twirukira nde? Dutakambira nde? Hari benshi bigira gutakambira mu bapfumu, ngo umupfumu anzurire umwana, ampa umukiro, ampa ubuzima. Araguha ubuzima bw'ataguhaye? Ni Imana yaguhaye ubuzima, ni nagomba kubungabunga. Aho byakomeye ugomba kwirukira Imana yawe, ukongera gushaka abapfumu bampereza imirimo, kandi uwo mupfumu nta mirimo afite. Iyo ushaka umupfumu ampereza amafaranga, umupfumu agira banki mu rugo? Nta banki agira. Yaraguze amafaranga yavanye he? Natagwa amafaranga araguha ibyatsi.
ngiye kumushakamo imodoka kandi nta na permis de conduire yifitiye, ntacyo aragufasha. Ariko nukurikira Yezu ukambwira ati umwana wanje ararwaye, umwana wanje ararembye, akazi kananiye, abana bananiye, afite uko arabigenza, kuko no kuva twavuka nuko tutabikwiye. Hari byinshi yakunyujijemo, hari icyo dukwese kuri aya magingo, ntacyo kugira amagingo. Iyo uvutse uri ka bebe muzakana, ntacyo kaba gashoboye. Wajyanye mukagira ubwenge ukajya ngushobe byose, ukiye ko nakaraye sibaho. Ni Imana yakubeshejeho, yakuyobera sibindi. Ukirukanka ujye gushaka ibyo kurya, umwana uvutse ntabwo ari kwirukanka hirya no hino. Ukiyoyoka Imana uje gutera ikabyeza neza, ukaja gusarura. Hari imbaraga uba washizemo si? Reka dani iyo Mana, yitakambire, uyereke ubuzima bwawe, yereke ubuzima bwawe, nigushoboye byose. Ese muhangayikishwa n'iki? N'urupfu, n'imirimo, n'agahinda, n'iki mu by'ukuri? Yezu niwe mu nyigisho ze yerekanaga ati nimurebe inyoni zo mu kirere, murebe imyaka yose ntimeze neza. Mwari mwabona igikona yora cyambaye ikoti kugira ngo kiba cyajya gufata irembo buri munsi, wakibona kiri gutera ipasi se? Ariko kiba gisa neza, Imana ikibeshejeho. Natwe turakubwa Nyagasani, ibyo byose turimo n'ukubera Imana. Inyoni zirajya zigahaga, wabona inyoni iri kuja kugura isuka nkikuja guhinga, ariko irarya igahaga. Twebwe dufite ubushobozi nuko Imana yaturemye bwo kugira n'akanya ko gutakamba, kandi tukagira icyo dukora, kuko Imana idukunda, kuko Imana itubeshejeho. Ntabwo twagomba kugira ibigirwamana mu by'Imana yadutije rero, kugira ngo ikomere kutuyobora. Akigera kwa Lazaro, akiriye muri uwo muryango, arababwira ati nimuvaneho ibuye. Ati reka da, ni umunsi wa gatatu, ashobora kuba ari kunuka. Ati ntabwo bishoboka, kandi ari Yezu ukubwira ngo fungura. Ni Yezu ukubwira. Hari igihe cyose akubwira ati gira icyo ukora, ugatangira kwizigira, ukavuga ati ntabwo bishoboka. Kora icyo Yezu akubwira, kandi birashoboka. Arahita asohoka mumva, azamuke, mubwire ngo byananiranye. Aravuga ati ngo ceceka. Aracecekesha uruhu mbi, aracecekesha ugahinda. Ntabwo ntimugire ikibazo, nje ndabizi, kandi mu kwemera araza guhaguruka. Niducecekeshe ibiturangaza, tubwire Yezu, natwe natubwira ati muhaguruke, va mu bibazo urimo, waje kumutura, akubwira ati hagaruka. Nimwibuke Bikira Mariya igihe yari mu bukwe bw'Ikana uko byagenze. Bari babuze ka divayi, bari babuze ibyishimo, ariko arababwira ati Bikira Mariya arabegera ati nimwuzuze inkankara rwose, nimumwegere, icyo ababwira cyose mugikore. Ntabwo binangira umutima, baravuze. Yezu nawe kuko kubahiriza umubyeyi Bikira Mariya, ahita akora igikorwa cyiza, babona ka divayi. Hari benshi baje bafite wenda ntabwo ari ka divayi, hari abafite wenda ubuzima buri gushyarira nk'inyinya, muzi inyinya. Ariko mwayugira ngo Yezu abaye ka divayi, abavane muri iyo mva y'ubusharire, avane mu gahinda. Harabaje kubera amakimbirane, nta mahoro mu mutima, aragira ngo avanemo iyo mva ibundikiriye icyo gikorwa kibi, ikivaneho, maze yegura avuga ati sohoka, kuko ashobora byose. Bavandimwe, twaje imbere ya Nyagasani, twaje gutura Bikira Mariya amasengesho yacu. Nitwemere uyu munsi kuyoborwa na Roho w'Imana. Nyagasani atuvugurure, tumwemere waturemye aduhaye ubuzima, akomeze kubungabunga, tutabungabunga ahandi, ukaba ka parfait keza. Mukandi kuvuga ati tugomba kuba le parfait, watambuka bakabona ngo yo dore umukristo aragiye, nyabuneka ngaraseka neza, ngo nseko yawe, ngo uriya mwana abayeho neza. Uririmbira Imana. Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu navugaga ko muyituwe n'Imana tukamubyimana, ngo no mu bintu bike dushobora kwitagatifuza. Mwari mubizi cyo kwitagatifuza? Urimo guhinga wakwitagatifuza, ukuri guhinga ugahinga kugira mwaramutse muraho, imirimo myiza, yego mwakoze nawe ugereye amahoro,
ugahora witagatifuza ubayeho neza. Wateka neza wishimye, abantu bakajya bagaha ngo ibi biryo biraryoshe we, ni uko wabigizemo uruhari, kuko witagatifuje kandi wishimira umurimo Imana yaguhaye. Wimira ibyo Imana yaguhaye, urabyishimiye, ukitagatifuza, kuko roho w'Imana akuyoboye, ugendana na w'Imana, ugenda neza. Hari abagenda ugenda nk'Imana bakagenda bakubita abandi bipasi, muri kubaryoza iki? Hakugira ugenda uririmbira Imana, usingiza Imana, ukagenda usebya abandi, nawe ntibazagusebya, ntawe uzamenya aho uzanyura, ntabwo uzamenya aho uzanyura. Singiza Imana muri byose, nguwo ugomba kukuyobora, roho w'Imana. Nimba n'undi yacumuye ukumva ko yacumuye, reka kumucira imanza, jya kumusabira kuri Yezu nka Marita na Mariya, musabira imbabazi. Utagushaka kuba mu by'isi uyona roho mbi, nawe ukazasanga umunsi urageze utiteguye. Arugeze kuvuga ngo hari umuntu ubaho ng'akazi kiwe kakaba ari ako kugurisha amagambo, ariko atari ijambo ry'Imana, amagambo y'abantu akugira ngo ahinduke. Tugomba kugendana w'Imana, utumurikizwa tuvuga neza. N'uwananiwe nta ntungane iba kuri iyi si, twese turi abanyabyaha, ariko Nyagasani aratubabara akadukiza. Buri muntu afite uruhare rwe rwo kwitagatifuza no gukiza ubuzima bwe, cyane cyane agendera mu mahoro uhoraho. Nidusaba Nyagasani imbaraga zo kumenya aho ibuye cyangwa urupfu rwabundikiriye ubuzima bwacu, aho tutabonye ibyishimo. Tumbwire ati Nyagasani, ubishatse wankiza, ubishatse wakubura iryo buye. Hari abo ibuye ryabundikiriye mu buzima, harahari urwangano, harahari agahinda, harahabuze imirimo, harahabuze urubyaro. Yezu aragira uyu munsi ati nimuvane hiryo buye, maze ngo bose batangira gusingiza Imana, babonye ibitangaza Imana bakoreye. Imana ikore mu rugo rwabo, basingiza Imana, bashimira Imana, basingiza Imana. Twe dushimira Imana ryari? Ko hari byinshi yadukoreye, hari benshi yavanye mu ntambara, hari benshi yageje muri aya magingo bagihumeka umwuka w'abazima. Tugira akanya ko gushimira Imana. Hari benshi yahaye amashuri twarize, hari batarashoboye kwiga, hari abari mu bitaro y'amagingo, ariko twebwe Imana yaduhaye imbaraga. Nabo Imana irabakunda kandi ikabereka ko ibafitiye umukiro, ibafitiye ibyishimo. Ni kangahe twicara ngo dushimire Imana abavandimwe ku byiza yadukoreye, ku ngabire ubuzima, ku mirimo yaduhaye, ku mitungo yaduhaye. Ni cyadushimira Imana, tukanashima Imana kuri twe, tugashimira n'Imana n'icyo abandi bariho, n'icyo babayeho, cyo nuko babayeho. Tugashima Imana ko umuntu wese aba afite ingabire yiwe. Natwe rero mu byo twaza n'Imana ngo ituvane mu mwijima, ituzure, idukize, iduha amahoro, tujye tugira n'akanya ko gushimira Imana, maze dushimira Imana. Ibyo bigaragara mu mibereho yacu ya buri munsi, kugira igihe zagarukira azaza tugishimira, dukora neza ibyo yadutije muri iyi si, ari ubuzima, ari imirimo, byose bidufashe kwitagatifuza. Azasanye twabikoze neza, azavuga ati injira mu bwami bw'ijuru, wakoze umurimo neza, wasenze neza, wabanye neza, warakijijwe, warahindutse, maze ubu n'iteka ryose tuzasingiza Imana mu ijuru aho yaduteguriye. Dear brothers and sisters, in today's readings we are called to be led by the Holy Spirit. God is coming to renew our life, because He saw that sometimes we are walking in the darkness, we are walking in a sinful state. He wants that we may come back to Him. In the first reading, He wants to bring again our life to the new life. Let us see we are walking in the darkness and repent and come back to Him. Is the one leading our life, is our life. Jesus Himself said, I'm the life, I'm the way, bring it to the Heavenly Father. If you follow the other ways that are bringing into hell, Madam Mary says, please come back early as possible. The time does not belong to you. The time does not belong to you. We have this Lenten season, this time, to say and to see where we are not working in the light of God.
that the Spirit of God may come and renew our life. In the second reading, Israel called to be led by the Holy Spirit. Since we are born spiritually, since we are baptized, we have received the Holy Spirit. That has to guide us. And the Christian who is led by the Holy Spirit has to manifest it in the actions, in our thoughts, in our words. Reason why? It's not enough to say God, God, to be Christian, to be priest, to be religious, to say that I'm baptized, I have the Holy Spirit, when our actions do not reflect who we are as Christians. But through our life is where people may come back to God. In the way God will say, this is my child, these are my people, according to what we're manifesting. In the gospel, the belief of Martha and Mary, they went to see Jesus because their brother Lazarus needed to be resurrected. This belief is what brought us here in Kibeho, because we have something to present to Jesus, to present to Mother Mary. Maybe the sicknesses of our brothers and sisters, maybe the death of our brothers and sisters, the sins of brothers and sisters, that we want that God may come in our families and renew us, that God may come in us, in our works, in our activities, to say, come back to God, do this, and all it is possible for God. The one who created us has the life, our life in his hand. So let us surrender ourselves to God. Where he's telling us, come back, come out, he may chase all that is really pushing us to enter in here and bring us to work to the heavenly kingdom. So let us believe in our God. Let us surrender ourselves. Let us present our challenges of our life. Let us present our sicknesses. Let us present our behavior. Let us present our life and our families, that may God himself dwell in us. May lead us up to when we come, we find us worthy to enter him in heavenly kingdom. Wish all of you all the blessings. Wish all of you all the healing. Wish all of you to walk in the light of God. Twifurize mwese kwakira umukiro, twifurije mwese kwakira ibyishimo n'amahoro Nyagasani atuzaniye, twifurije mwese gukizwa kuva mu mwijima, kuva mu rupfu, mugendera mu rumuri rwa Nyagasani. Twifurije buri muntu wese gutahana amahoro y'Imana, uko twazimye byifuzo dutura Imana yacu, tubyumye bikibera Mariya, imiryango yacu ibitubangamira nk'uko Marita na Mariya bigenje, natwe Yezu yakira amasengesho yacu, maze aze gutura mu mirimo yacu, aze gutura mu miryango yacu, aho twananiwe avuga ati roho mbi ayirukane, namara kuyirukana tugendere mu rumuri rwe, kugira ngo nazanagaruka igihe cyose twari muri iyi si azasangiye kwiteguye kuzajyana nawe mu bwami bw'ijuru. Duhore dusingiza Imana kandi dushimira Imana ubu n'iteka ryose. Amina.